amazina yanjye nitwa Rubingo. Nize amashuri yanjye. Yewe nari n'umuhanga. Naratsindaga. Ariko mana, none ubu buzima bw'isuka ubu kuko ariko nigiye kujyamo koko. Kunda akazi kose naragashatse narakabuze. Ubu se nzahinga mbishobora. Ikindi hasi iwacu bagendaga kuko aya mafaranga mani ngiye kumera neza nke umva nge ndusha na mabusha ibyo yigize we ubwo arabona yandusha ubwiza niko washinze Zohana ngiye kumemba nangaye urimo ngo muhembe 30 reka da ubu se igihe wihembeye umugabo wanjye ntabwo byavaniyemo reka da amazina yanjye nitwa Rubingo. Ariko koko iwacu banyise gutyo kubera iki? Ubu se naba ndubanziriza abandi koko? Ubu buzima kuko nzabugenza gute? Nize amashuri yanjye. Yewe nari n'umuhanga. Naratsindaga. Ariko mana, none ubu buzima bw'isuka ubu kuko ariko nigiye kujyamo koko. Kunda akazi kose naragashatse narakabuze. Ubu se nzahinga mbishobora. Ikindi hasi iwacu bagendaga kuko bagendeye iki? Ubuzima bw'isi uragoye kwe. Ikibazo kiriho ni kimwe, nuko abanyabwenge atari bo wenda bashobora kuba babona akazi. Ariko turanarengaye tunanabirenga. None ko abantu bose basohoka buri mwaka kandi bose akaba harimo abanyabwenge, nta kundi ubu no guhinga wenda bizantunga ntawamenya aho umugisha uri. Kangende ubu hano se ndi bwahinga amashobore. Noneho harakomeye. Ibiganza byanjye bimaze gutoboka. Nari mfite ibiganza byiza. Hari n'abantu bandebaga bakona ko nkwiye gukora mu biro. None nawe rebe. Ubu se ndi bwabigenze gute koko? Ndimo aho mfashe hose ndahashishura kweli. Intoki zanjye zari nziza kuko zari zikwiriye gukoresha imashini nk'abandi. Kandi ndanabyujuje rega. Ariko sinago nakwirenganya. Ntago bino bintu nabishobora. Reba nawe hari ahantu hose ngeze. Ubundi se ubuni nahinga bwo bizera. Ko bavuga ko nyirakaga ngo imbwa zimwonera. Kandi uwibibazo n'ubundi n'amazi aramuniga. Aha ntabwo ndi bwahashobore pe. Ariko mfite icyizere. Reka ngerageze ndebe. Ariko se uko nkuko babivuga abahinzi ni nk'abasazi. Dutegereza turahinga tugatera imyaka tutazigizerera. Ariko ibyo nabyo byaba ari ukwibeshya. None se ko umuntu ubwo yiga akabura akazi, ese ibyo ngibyo byurumva bitaba ari ubusazi? Ibintu byose rero ndabona bitoroshye. Reka nze ahasigaye mpinge. Amata washyize kuri gaze ko yashijemo umwana aranguki.
nari mbanje kubanza nsoze hano none se gukubura ahangaha n'amata bashyize kuri gaze ubwo wumva bihuriye kuko se umwana wanjye urabona aticwa n'inzara urumva abantu barimo baraza bakabona haranduye nagira ngo mbanze masoze ubundi njya kureba none se iyo umuntu ashyize amata kuri gaze ntabanza agategeza akabanza kabira ubu se none umwana wanjye ntari bwishwe n'inzara urabona hari ingenzi ariko kubanza kuhakora wumva niyo hambere n'abantu baza binjira rwose njye ndabona akazi kakunaniye ahubwo niba kakunaniye uzambwiye nshaka undi mukozi ntabwo kananiye ariko ubu buzima se uko nzabushobora ariko umuntu acumuye iki ku Mana koko ko yari amaye ubwenge nkiga nkagera ku bintu byose yewe nazanye grande distinction muri secondaire ngaranzana grande distinction muri kaminuza none se umwana nzabigenze ngo harya nize amategeko kiretse hari uwampa kuburanya rwose ibihe ngiye nabiburanye nkabitsinda ko byari bizi ko bimeze gutya iyo biza kureka wenda nkajya mu buhinzi hakiri kare sinze kugira icyizere cy'uko nize ariko nanone ubu se ubutaka nabubwira igifaransa ubutaka se nabubwira icyongereza yewe sinanavugana n'izuba hari igihe nzahinga nkarumbya n'intumbye se nzarega izuba mbega ibibazo yewe reka nkore nyine nta kundi yewe nawe urebye wabona ko ari ibintu umva rero hariya hari imyenda mu nzu ngwino ugiye mu nzu gufata imyenda yo kumesa hari imyenda uri bumese ukanakubura hano ukarangiza ukanateka urateka ifiriti umuceri imboga ku ruhande urumva hanyuma umese niramye ujya gufata umwana ku ishuri ako kazi kose se ko numva ari kenshi ubwo se ako kazi ni kenshi numva ari kenshi cyane ahubwo karakunaniye rwose ariko ni kenshi cyane ntabwo ari kenshi n'ibyo ukora ntabwo uri kubikora neza kubikora neza ni kugerageza kumva ari byinshi nzabibona yewe rero ndabona ntazagushobora niba ari ibingibi byawe bitangiye wa mukobwa ye gushaka undi wundi hasi ko abandi bahinzi batagwa koko ubu ni njyewe uryamye mu butaka kwe ibi bintu nzabishobora ayo Imana umucunguzi se yava hehe yandokoye koko ibi bintu ko ntazabishobora naharaniye kwiga ngo muri akazi Mana kuza hano akazi kagiye kari hose nibura nabonye n'uwo nazajya nogereza ibyombo ngo ntaza yigirirwa nita kuri za lisansi mfite inde David Mico halo yego ni byiza sha nyine twebwe n'imvura n'ahangaha irimo iragwa nahisemo ubu ngubu ndimo ndahinga ndi guhinga none se ko nabuze akazi wagira ngo mbigenze gute muvandi nta kundi kuntu nabigenza oya none se inkunga yanjye niyo ngiyo erega n'abakora mu biro bakeneye kurya yewe n'abacuruzi baba bakeneye kurya abakora mu biro oya nta guhinga byagarukiraho ndetse byaba na byiza ni uko ubwo twari duhinga nta bushobozi dufite iyo aba twari dufite ubushobozi rero umuntu yahinga akaneza ariko dore nkanjye ubu ngubu ndimo ndahinga nanasubiza amaso inyuma nkabura uko mbigenza ugize ngo iki
oya narashakishije muvandi erega waburiye umubyizi mukwe ntako batagize narashakishije ahubwo ni wa wundi wakaga kari n'indayi mwima ufite ibibazo n'indayi iramwima kandi disi ngo umuntu wabuze uko agira ngo hagamwa n'amazi uvuze ngo iki sha nahita nza nukuri kw'Imana ariko se ko nta gishoro mfite n'inzara irankishe we nta gishoro mfite uravuze ngo uzakimpa okay sawa noneho reka mite naha mve mu murima nshakisha tike ariko se nayo ndayivana hehe urayinyoherereza okay yonyohereze ku nimero ngende itambivamo rwose mitenza nukuri cyaro kirananiye sawa rwose urakoze sawa nukuri urakoze cyane ndahitanza yakoyo we nukuri ndahitanza i Kigali hase ko Kigali aba abantu babakirwa ngiye hazamberara yewe reka nze sha umva Kigali sha ndayijemo kabisa nyijemo kabisa ndagera saa ntuza ryari mu kabyara cyane kure tu ashara abantu nabakire nanjye nza kugira inka nka ziriya ntago nari kujya mu mujyi nari kuzajya nziragira ariko ndagerayo nzamukire nzanwara n'imodoka cyagikongara namuvanye mu cyaro asa nabi uburyo yatangiye kumera neza gutya mukobwa paka ariko nzanamutereta henga mwe kumutereta mukobwa ntabwo yazanshira n'amafaranga yanjye muhemba mbasha hajya mukobwa urimo gukubura se hajya izina ryawe hajya bakwitana Ange ni Ange hajya waturutse irazanye ruguru ngo sha umwana mwiza umwana mwiza pe ubaha meze neza hajya ubundi wanyunizanya ruguru hariya gatuvugana amazi kigerayo ruguru urenze Nyabugogo ugakata werekera hirya iyo ngiyo mu misozi okay nose wisiga kaye kamparufe ku buryo umuntu yaguha udufaranga ukagera ntago arenze nisiga amara amara natekereza atarenze 10,000 ushaka kungurira se kaze nkugurira utuvuta ujye wisiga nyine nawe usa neza abantu bagiye bakubona babone ko nyine akira wakoze none se ibyo bitanu uzabindi bugure nimba ari wo maye amafaranga wakansi yamayo ndagura uzareba amavuta meza azatumuhumura ukamera neza ukomeza ugasa neza abakobwa baba bameze bafitamo bisiga amavuta akeye bakambwiye nawe yazi na boss wanjye nyine urabyumva uzagure yayandi atuma umuntu acya akaba inzobe akaba kanze nkongere n'ibindi bitanu nkongere nanze sibyo ubundi akira ubundi uzajya uvuga ati mfite boss w'umukire ubundi boss aho rero so kazi keza
kumera neza aya mafaranga mayi ngiye kumera neza nke umva njye ndusha na mabusha ibyo yigize we ubwo arabona yandusha ubwiza ni njye ugiye kumurusha pega boss mwiza nta nubwo ari bubimenye yuko bamaye amafaranga ngiye kumukarama urabona ko n'ubundi sha mpobera rwose nawe boss ba sureba sha agakumbega akakobwa keza mabuja ntabwo azabona azajya ambaza mu gitondo ngo kunsa neza ibibazo byawe nyine ugomba gusa neza ubonye umubosi ufite amafaranga sawa nawe unamaze iminsi mu mujyi wa Kigali cyane kabisa kandi kukubona kabisa warakomeye cyane ndakomeye ndi aho ngaho kiri aho ngaho kiba cyagiye nta no gukora agasuku ako we nta soni urabona ndi gukoropa ukaza winjizamo ibikweta ariko jya ukora amasuku kuko njyewe mba ntacyo bwije ujye wihangana gerageza wihangane rwose uretse kugenda garuka urambaza iki wowe ubu ubona ubwo businzi bwawe buzakugeza kuki usinzi se inzoga wa n'izanjye ntabwo uba wanguriye mba nisengereye mu yanjye ubundi urambaza iki uzikiriho maze kukurambira urambaza iki maze kukurambira ukumva iki ariko ubundi wowe murambaza ntabwo ukwiriye kujya urara mu nzoga urare mu ndaya buri wese yishyura inzu kimwe cya kabiri buri wese yishyura inzu kimwe cya kabiri buri wese yishyura kimwe cya kabiri ariko iyi nzu ninjye wayikuzanyemo ikiriho rero buri wese atanga kimwe cya kabiri ejo urasubira mu nzoga uzaza usanga imyenda yawe hari izinze uhita ujya kurara mu iyo wirukanye umuntu mu apiriyave reka ntabwo byakunda uzabimenya ejo bikubayeho ndavuze ngo singa ushaka mw'iyi nzu igihe ukabije ubusinzi kandi ntabwo ukwiye kujya nzamuraho ijwi ntabwo ngana nawe uri kumva navutse nk'icupa ntabwo ngana nawe ntukajya unzamuraho ijwi njye navutse nk'icupa ntabwo wambuze icupa rero genda uryame ejo uzajya mu nzu yawe ejo bundi gitangiye kuba inshuti y'akabari usukiraho na kizigezaho ku myaka yacyo ubu kibonye uburebure cyumva cyakuze kigezaho kujya kirarana n'indaya kitazi ikora pera ariko ejo nizigishiramo nzakirukana wagira ngo cyapfiremo umuntu we ushinze si ubona ubu buzima buzashoboka koko njyewe sinywa inzoga none ndi gutaha nkasanga icyumba kiranuka wagira ngo ni akabari wagira ngo noneho cyanapfuye ibi ntabwo byashoboka njya hanze mbe numva akayaga wenda kiraba kinakanguka ndebe
banza unyoherereze ariko se undi ko numva urimo kuvuga ibintu nk'umuntu ngo ndabona ufite ibintu by'ubwoba nurasi ngo urumva nyohereza nakubikurira nayo mbikurire nyohereza nayo mbikurire ok reka mbanza ngubikurire noneho ahubwo nindangiza nze kukoherereza nabyo byaba bitwaye nabyo ntacyo bitwaye nta kibazo sibyo na telefone banza ubisake bakanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 7 akanyenyeri 2 urwego ukakugena gira nimero yawe 078 6 yego 078 ibihumbi urashaka ibihumbi ibihumbi 20 ko ndeba ntayariho ariho kandi ntayabikije niwe wayabikije cyane umuntu yakoherereje nayamuhaye nyine arayabika nta mafaranga ariho kira amafaranga ariho cyese niba ariwe yatwaye ese nyitwaye gutarwa amafaranga yanjye ni mwebwe baziraba urayaba hasi reka turebe mu byakozwe ureko ari amafaranga nageze nabo amafaranga yanjye ari njye yabikije ariko baragutubure wa muntu oya ntabwo bantubure cyese nari ntuburiye uretse kurimo kumbwira ngo ngaho mereze wari ugiye kubika ntiyabikije ari kuri telefone nyina urimo urambwira ngo ninkubikire naza nkubikure banza umpereze ese wayabitse se wayashizeho reka turebe ko wayashyizeho nyine si ibintu biki mwuka byari nose reka kuyashyiraho gute kandi wowe umbwiye ngo maze ngubikurire nkabaza gusaba kukubikura nkubwira ko banagutuburiye reka turebe amafaranga yanjye ko atariho mbanza ndebere ko atariho yaba ari wowe yatwaye abatubuzi mw'iki gihe basigaye baruka umva twanigana mwihaye byo gutuburira abantu ngo muri abagenti aho reba kuri konti yawe shyira mu mubare w'ibanga aho ubundi se igihe mbuze amafaranga gusa naba naje hano mu mujyi ko ndahari ibihumbi 2 ko ndahari ibihumbi 2 hari 20 si ibyo ngibyo ndabizi njyewe gusa ntabwo ari wowe yatwaye amagara safi umva turajyana ku bagenti banyere ko bantwara amafaranga ntabwo bagenti se ba turajyana kuri MTN reka duhamagare kuri MTN bahamagara ku ijana hamagara ku ijana wumve ko amafaranga yavuye niwo yatwaye yari hamagara ku ijana wumve ko amafaranga yavuye ariko se bite byara ariko batumuzi mwabaye mutego ubwo bugegera bwayo nawe umuntu yazabyishima ntabwo bari gufata ngo baramfata mu kanya nabo urayama rwose ndayagwanda yakura yewe baragutuburiye nganya ntabwo nabyemera rwose umva niwo yatwaye hamagaye ku ijana oya niwo yatwaye nayabikije hamagara ku ijana wumve byari ese undi bandusobanura ukuntu ikibazo cyawe kimeze urimo urambwira ko umuntu yakubwiye ngo wakohereje amafaranga ngo genda ngo umwoherereze amafaranga sawa uno muntu arimo aravuga ngo umutware amafaranga kandi we wari umuntu ngo umuhamagaye kuri telefone wamubwira ko ngo aza ngo akabanza akamwoherereza amafaranga 20 ngo araza ngo akayabikura igitano natangaje amafaranga yafite ngo kuri tubu yaramwohereje kuri tibu none mana inyaregyo ndayabura sanzo 2 kayeso 20 akira amayitse kwa busanzwe ubwo sisi bagutubira kire uyu ngo ntuburi ariko nawe uramubikijeho kandi nameranye no ifite kiramayitse ngiye none se ubwo urumva umuyobozi n'umuyobozi aramudakuzi arakwiba oya reka araga nawe tutarakiranuka nanye ngo hamagara kuri MTN sibyo urebe wumve ko amafaranga yavuyeho nawe yavuyeho jewe no muntu rwose arimo arandenganya nyuma namabye ngo ahamagare ariko sinzi ukuntu abantu ari bo bijya ngo nahamagare yumva uko byagenze ko bamusubiza ari ubuntu n'ukubera no mugabo n'inyangamaga dusanzwe bidukoreraho muri iki kibazo amagara biratabikemuka kano kazi n'ikibazo gihari muhumure birakemuka ari ikindi kibazo gihari hamagara ava hano ari uko nyabonye nase nava hano yabonye yaje hano nyabonye ni hamagara turajyanamo ndahamagara nzi ko udahamagara umuntu bari kumbwira ngo mu kanya baraje bambwira byerekana ihamagara ungere nimero yawe alo ni kuri MTN tuvugana hano mafite umukiriya uyu mukiriya ngo umuntu ngo aramubwiye ngo amwoherereje amafaranga kuri telefone noneho ngo arangije ngo narangiza ngo ngiye ngo ahita yabika ngo yamwohereze ngo narangiza ngo yongera yabikuze ubu rero arimo aravuga ngo amafaranga natwe ni mumfashe rwose murebe kuri konte ye murebe ko amafaranga yegeze ahagera nanjye tuvugane mumvugane si ngo iyi yishyikire ni muvugane ariko mwabaye mutubundi aro kase vuga ibyo uvuga
bari bambikiwe 20 ndarajya asanga hariho 2 byose hari saa 3 nibwo bayambikiye ntabwo yashyizeho ni 2 yashyizeho gusa none reka subira kumureba telefone yanjye ntanjijitemo hamwe n'abakiriya bameze nk'abangaba mwino muri kino kinyejana bizagenda bite wagiye umenya ibyari azagusobanurire mwaragera ngo navuye mu cyaro nje gukina naje gucuruza amayinite nagurishije isambu urumva yaragiye kunyuburira amafaranga yanjye aso uko byagenda kose ntabwo azancika pe ibintu byanjye Feri namuhaye ngiye kumuhamagara undi kubona ubundi cyanyirabusha kitariyo ubundi aziranye ku bintu ubundi ntagiye nemerere neza uyu munsi uriya mwana aracyari muto ntabwo ari umukecuru nka nyirabusha urumva ko rero uko byagenda kose ntabwo yanshika n'amafaranga ndayamuha tu Anje wino hano Anje, erega ni karibu urisanga ngwino tambuka ni karibu Anje ko mbona ufite ubwoba ni ngombwa urumvuye bose musema oya ngwino were kuzajya untinya rega ngwino wicare hano ntukazajya untinya reka ubu ngubu suri kugenda iginyegera mwana nyegera nyegera sha nyegera Anje igikobwa cyiza nyine ni amafaranga bivuze yuko wanyifata uko ushaka nyine ni boss ndaguha nandi Anje ndaguha ni mafaranga nta kibazo ushaka kuba uri boss udatuma mubwira nabi mwubaha ukankunda mabuja wanjye kuba uri boss wawe twahurira hanze ariko ntabwo nakwegera ese Anje harugo mwabuye harugo ariyo hoya kuba dahari ariko ntabwo bivuze ngo byagiye ariko ni n'igikecuru mwana nyegera Anje ndabyanze ntabwo mbishaka mwana ndaguha amafaranga ndayaguha hoya ntabwo nyashaka ese wareka nkakubwira icyo ushaka kubwira Anje gokimbwire nganyegera nkureho kubera icyo udashaka ko ngukoraho Anje ntabwo mbishaka ndabyanze ntabwo mbishaka hoya mbese genda mwana genda tugenda wamuhirikiriwe genda uzirorerere igihe umuntu aba yakwingingiye si amafaranga njye hari ningiye kuguha kanze ngufungure ibigenda aho mukansokere mu cyumba genda wamuhirikiriwe genda zashaka n'abandi muri karagakozi umuntu wakirukana kose nengeye guha amafaranga ubundi nkagenda nishimisha uko nshaka ubundi nzashaka kandi gakozi kara nta kigenda cyako ibihumbi byanjye nagahaye ngira ngo kazama navunaguritsera inzoga ngiye kuzazivaho rwose kabisa bavandimwe bimeze bite bantu shana nsinze tuganira nabi ariko izi nzoga ngiye kuzazivaho pe mbabarire rwose usabye imbabazi kabisa izi nzoga ngiye kuzivaho namaze kugufatira umwanzuro oya rwose mbabarira wihangane ibintu byawe oya mbabarira wihangane bwa nyuma basi ntabwo nzongera kunywa izi nzoga pe ni ukuri mbabarira gerageza ushyireho ibintu uvuze ko utazongera kuzinywa ni ukuri rwose numva imbabazi ntabwo nzongera kuzinywa inzoga pe Go amayinite ya sex yagira utewe ko nakuvugisha umuntu ereka sheri abantu basanzwe umuryango wawe uri ufite sheri ndamufite nibwo yako mana yanjye abandi bagira abasheri wowe subereye ahora byagenze bite se kuri umusore mwiza wakabaye kuri cyase ubwiza buraribwa wa umva sha mwana ntabwo ubwiza bw'umukobwa butamubuza guhera mu rugo mwana uri nayo amafaranga se yaye mwana rega
twarakubiswe oya kiraho sengiza uzamubona we gerageza urumva njyewe urumva mbanduza amayinite ya sengiza ngiye kugenda bametaga ngiye kugenda ngura y'ukwezi urumva ni sengiza ubwo rero tujya ku murongo ngo alo ngo wishimye. neza gukunda Ufasha nawe ngo si byawe. switi mutima urumva nawe urasenyeye urumva nawe ni ukuntu sha ariko mana yanjye nanjye icyaza mu mukobwa umunsi umwe wonyine na waretse ibyumba mfite n'abakobwa benshi ntanabakora ntakurangira urumva ari ikibazo mwana wese wanajya ahubwo se wakwemeye wowe nka tuga mfite shere urumva namuca inyuma se kandi ikindi murusa nko kuba muri inshuti ukuntu wakwemeye oya ntabwo nabyemera urumva naba ndi kumubabaza kandi si sawa oke sawa byarangiye nahamagaye mwana byarangiye murakoze ariko ntakiyo gahunda uyikomeze oya ariko garuka mubwire basi gusa mwana wahetse oya iyo gahunda uyikomeze nyine nzakomeza gakoma tike kamukobwa nawe ni injijite kweli uzgaramo abantu bari international mu bujijite kweli kamukobwa ni injijite kweli yaracitse nakundi nyine ngiye kuguha amahirwe ya nyuma ariko wumve ko ari aya nyuma ni aya nyuma uri kubyumva neza waba ugize neza rwose indi nshuro niwongera kugaruka wanyoye inzoga ntabwo nishingiye uriya muntu kuba uri mu cyumba ntabwo bizongera indi nshuro uzongera kugaruka wanyoye inzoga nujya kujya no mu kabari uzagenda uzinze ibintu byawe uburyo ugaruka ubifata inzoga nanjye ziri kunyangiriza ubuzima genda ndeka nikorera akazi izi nzoga mwana yanjye pe ariko we siko nibutse ya mifuka 40 y'umuceri yageze kwa Kamari kandebe Kamari imifuka 40 okay Sewyor imifuka 37 ya sima sha ibihumbi 400 se 400 namuhaye buriya namusiga mangahera sha aya mafaranga nayo ko ndi kona nsabwa miliyoni 70 ariko ntacyo banki yanyemereye credit ya miliyoni 30 kandi miliyoni 40 ndatekereza nzifite nakakabanza nakaburisha uri ndukomanga inde gasurugunyu ya ni karibu gasurugu star sha se ni wowe ni karibu ngwino ni karibu ya nyira hano uraho gasurugu meze neza ngaho rero ni karibu ku gatebe icyo tube tuganira tuganira meze neza cyane wese umeze ute nanjye meze neza ntangiye ndabona umeze neza umaze kuba umusitari sha n'uturinete natwe usigaye twambara cyane ntutubona cyane byiza kabisa nawe ndakubona ariko ntari meze neza hano iwanjye nta kibazo bizinesi ziragenda nta kibazo kabisa ariko se yewe numva bimeze nabi ikize kandi amazi yego akonje ashyushye amakonje niyo meza Anje karame zana amazi hano akonje none se mwana nizere ko umeze neza ariko yego yahereza uyu umushyitsi nawe urashaka suye mwana umaze igihe kingana iki bina wambonye ndimo ndakoreba pe urabibona neza cyane ibyo ni ibiki naganira waganiraga gute rero kambe ntiyemo n'itutubo gusa umukobwa yamaze igihe kingana iki nkaha ubishakira iki ndashaka kubimenya pe kugira ngo byagenze bite bamukunze nicyo cyakuzanye oya si icyo cyanzanye ariko nicyo kiri mu byo ngomba kukuba fata amazi umwe ubugabo bw'ubu ngubu nabwo ukagira ngo aje kugusura yewe kanarura se ararura niko hajye mu biki
nakubwiye ko njye namukunze. Wamukunze? Wamapasi. Umwana nivaniye mu cyaro nkamuzana nkamurera nkamukesha akamera neza ngo wamukunze. Ya namukunze ubwo wamapasi ntaribi. Umunange ntabwo nagwa pasi ku mukobwa nanjye nakunze. Uri kubyumva neza? So ubundi buriya wowe ibikweto waje wambaye n'ibyo ipataro bizinze mu by'ukuri buriya Nuko nari mvuye hano hirya. Oya sha niba ari ibyo nsohokera mu nzu oya. Sohoka. Oya rwose. Ntabwo twakorana. We nakumvise ntabwo twakorana. Basohoka. Mana nyagasani. Oya sohokera mu nzu. Ntakubwira iki? Iyo nimero basi. Ntayo naguha mwana. Ura nuwanje. Sohoka genda. Genda ntukazagaruke na hano. Sheri. Yego Sheri. Ngiye ku kazi rero ntakerewe. Sheri uragiye se? Ndagiye usigare uruhuka waraye ijoro. Umukozi namutunganyije ibyo ari ugira ukoreshe. Aragutunganyiriza. Sawa saa 11. Ndaje. Nta kibazo mwasezera. Sawa rero akazi keza. I love you. Ntabwo nzaguca inyuma. Zibeshye se n'ibishobora. Kambe nibereye kuri chati ndikora imari zanjye zigeze ubungubu ko byagenda kose madamu nta kuntu atageze mu kazi interview yose irashize turebe 25 irashize kandi yafashemo ubungubu nta kuntu atageze mu kazi kandi hamagare karagakobwa gatoya ariga bira bikecuru babyara naturandiye kanze muhamagare undaze uri ndebikono haradine amafaranga yose mfite aya yose amafaranga nayanga namurekanye ariko ntabwo yayanga kandi ko byagenda kose niyanga ndakundi ko katanansumbya n'imbaraga ndamufata tu ntabwo nsumba imbaraga Anje geno hano Angelica nikukaza chikoma kubyinjira no kubuze ntabwo bariyo ni karibu. Anje. Shamaguru meza. Amaso heza. Kanjiguru kwete koko uje rwambaye koko? None. Kuyamba nshaka kuza wambaye utuntu. Ibi ni imyambarire yanjye y'abakobwa kugira ngo nzambara gusa. Fasha ukuremo urandika. Ukuremo. Cyongereka ibyoma kuba ndi mabusha uri boss wanjye ntabwo bivuze ngo nze namara gusimbere yawe rero gufite umugore ukoreshe nkabo umukozi nshaka kukubona icyo gikoto utacyambaye oya pe nanjye ngaho basi ngaho yicara hano oya ntabwo byavamo yicara hano mwana oya nshaka ndaguha amafaranga angazi ushaka iki nshaka ko icara umubwire ngayicara cyangwa ubona nambaye gutyo ukagira ngo wenda nakora buri kimwe cyose unegetse ngayicara umubwire ibyo nshaka ushaka bwambwira nanjye wakora mu gukora oya nta kibazo dukure mu mwana oya ntabwo nariva nese icyo ushaka kumbwira no wakeneye ntabwo wacyumva neza icyo turyambaye mbabare bikuremo kanivane mari kumeza iyo umuntu akwiye ikote niho usanga nyine arumva yumva neza ikiranga kandi ndi kwandikiyeho neza ngayicara mubwire umukobwa mwiza usa neza uteye neza hose ingwanje oya tabyanze anje ntabwo bikunda rekaze nkubwire sibyo kaze nkubwire ijambo ryiza sibyo aya mafaranga yose akira amafaranga yose yarambuye amafaranga yose amafaranga yose aguze njyewe se aguze icyubahiro cyane oya icyubahiro se icyubahiro nusengera ko nta cyubahiro mfite njyewe mfite umugore urumva ubundi turyamana ibintu birangiye urabona ha ntabwo wancika rwose ekoya icara ngaha turyame ntabwo wancika rwose oya ntabwo ncika icara ngaha ntabwo wancika rwose ntabwo wancika icara ngaha rwose tugiye ukoza ntabwo wancika rwose Sheri uzi ko nibagiye telefone nambateye envelope ngira ngo telefone Sheri umva nibagiye telefone wanshinduwe
iriya shinzi ivuye he? Umva karaga koga urabona ko wasize n'ibyandike. Karaje ngiye kubona bite ko hadacinze gahita kaza karyamira iruhande rwawe. Buriya bwasohokanye n'ubwiki. Nyine wasohotse wagira ngo nijye kumufata ku ngufu. Oya njye ntabwo namufata ku ngufu. Sasa namufata ku ngufu kuko ntambaye. Tugende turebye mwakora. Nurebe rwose nta kintu twakoze. Kuna hari ikintu twakoze? Hari amafaranga se ari aha ngaha. Nyine aya mafaranga n'ayanjye. Mu gihe nyine. Nase aragiye kuyakwiba ko ndawe yagiye kuburi bwanjye. Nyine se amafaranga ntawe uzi ko asidaranditse hano. Cyangwa n'abari ugiye kumuha ahubwo. Ariko ukareba mpamvu mutije bana muri stock ibintu byarashije mu bitatu kugwa ngo ntabwo amafaranga ntabwo nayo mukobwa. Umva je ntabwo nabyihangana. Urabizi aya mafaranga yawe neza hano. Nose ubundi ko ara yacu. Nose ubundi ko wari wagiye utayajyanye. Nose ugiye kuyamuha. Reka ntabwo nayo. Ariko usigaye nawe uzi guhera. Ntabwo nayo muha. Bigeze aha ngaha. Ntabwo nayo. Bita ngatungura. Umva nayo ntuzongeye. Nubwo kara gakobwa umva tega amatwi. Umva nyine umva nyine tuta amafaranga usigaye abakozi ngo ndahanda korera uko kumbi wewe uyaha abakozi ntabwo nabikora so kugenda mujyane ntuzangaruke no mu guhaga so agabo nkamwe gusa shinze hana amafaranga ndajya guhahira urugo nawo birwa muri iyi ngibi niko washinze wewe hano hano washinga amatwi kumemba nangaye urimo ngo muhembe 30 reka da ubu se igihe wihembeye umugabo wanjye ntabwo byavaniyemo reka da umugabo ahuriye n'amafaranga none hari abakoraga ibintu bose nabo ku isi ntabacere umva ntabwo muhembe ntabwo uhaye tumuka fata igikapu cyawe ugende sinyo kubonamo izi saa umembe ariko umva imyenda yawe gusangishanje sohoka wakiziwe kegera gusa zindaya zaje mu kazi zaje gutwara abagabo b'abandi kogasi tu so wambwiye kutankunda uranshaka iki njyane njyewe njyana hehe nawe njyewe genda ubibwire za sheri zawe wa wundi ubu se wantesha akazi uri bwa membe se ngo mwumve reka nta mwanya mfite ugeze ubu nuko ubonye aya mafaranga hano mu kanya havuye umugore ngo ndamutubure ntabwo urubwo ngo nuko ubonye amafaranga ufite icyo kibazo kimbwire n'abantu bacyumve nawe ivana hano utajya no oya nsobanurira neza sobanurira wita umwanya wawe yego ntabwo tugenda sobanura ikibazo cyawe uko kimeze ni ikibazo bwite nshaka kukubwira cyerekeranye nanjye cy'ubuzima siko ndeba ujagaraye byagenze bite nyine urumva banyirukanye niyo mpamvu meze gutya bakwirukanye se baguhora iki ibibazo byateye wa muntu urabyumva ni ibibazo byinshi utamenya ngo none se unkagije kugira ngo ngufashe iki wowe nzi nyine umuntu inshuti yanjye naguriraga amaye abatubuzi barateye ubonye ufite amafaranga urashaka kunjyana mu gipangu ngo banyambure njyewe ndagufasha iki nyine mbwira reka nkurangire inzego z'umutekano uba ari kuki ndajyayo wabanje urahazi se mubyo urahanyereka byose ko wabikuganye oke tugende wowe ngo barakwigura ariko se n'ubu byagenze bite wowe kuko nawe ibyabamenya ari byiza ubwo wagiye muri bwa busore nyine ejo se waguze amayinite ya 500 nkubwira urajya muri bwa busore n'ubundi ubwo wica akazi k'abari nyine nose bakwishyuye se byagenze bite se urumva umuntu yarambeshye yangeza neza akankunda ambwira buri kimwe cyose birangira mbeshya birangira nanyanze mu buzima bwe birangira naho narindi hose banyirukanye ubwo ni ingaruka z'uko yakubeshya se cyangwa nuko wowe ubwo uri ufite amagambo menshi ntabwo ari ayo magambo menshi ndetse nakubwira genda jya kukwereka abayobozi
mudufashe mu minsi zakoze igihe kinini ariko hari ibintu bitumvikana ubu muri iki gihe hari umuntu agikoresha umukozi akamwirukana icyo kibazo nanjye uburenganzira bw'umukozi ntabwo babuzi icyo kibazo nanjye nje kubareba rwose tubabarire uyu nguyu ni mushiki wanjye rwose mudufashe mumwishyurize asubire mu rugo n'uburega nta kintu twari tubuze mu rugo ni uko ngo yashatse amafaranga akaza dore nguyu rwose mbese ikintu nibaza hagati aho ngaho yenda tutanumva ni ikibazo kubera ari mushiki wawe n'uyu nguyu hari amasezerano waba waragiranye n'abakoresha bawe kuko hari amasezerano bagomba kuba baragiranye cyangwa birumvikana ko bwaba ari ubwa mbere uje gukora akazi ko mu rugo numva twarabusezanye ko bazayama none baranumviye banyirukana nayo bakwirukanye batanaguhembye bari bakurimo amezi angahe amezi 2 wakoreraga angahe ku kwezi 15 urumva n'ibihumbi 30 si menshi se niyo cyaba ari igihumbi nta burenganzira afite bwo kukwambura ni hehe wakoreraga hari mwadufasha mukatugezaho tukareba hariho gato gato we mukobwa so ufite ikibazo cy'ubudahembwa ubusanzwe nta makimbirane ugirana nyokobusha cyangwa soboja haka icyo naho gihuriye no guhemba hari igihe biba bikaba intandaro ariko banabikubwira bashaka wenda kuba ari ikintu wangije bakaba bakukata barabikubaza bakakubarira bakaguhasigaye ntago wabashwanye na nyokobuja bitewe nuko wenda hari umubano wenda udasobanutse ufitanye na sobuja ibyo turabimenya tuhageze uburenganzira bw'umukozi bugomba kubahirizwa aba yaravunitse tugende mutwerekaho nibyo tugereje nimba hafi tugereje ntabwo bibaho hari umuntu acyamburwa amafaranga indi ukomanga inzego z'umutekano Tamada. Icyeza. Kare. Umukobwa uramuzi? Oya umukozi wanjye ariko naramwirukanye. Karibu. Wumva ufite uburenganzira bwatuma wirukana umukobwa mwana umukobwa nkwiye gukora ukagukorera ukamwirukana utamuheye ushatse kuvuga iki ntabwo yabwiye namwirukanye se yatubwiye yuko amaze amezi iwawe akora adahembwa nuko yatubwiye nk'umuyobozi tuje kureba ko byagenze niko cyana kwirukane ntabwo ukizi wowe wanyirukanye ushinza ibyo nge n'umugabo wawe si byari byose ntabwo ari byo ubwo nakubeshye umugabo wawe niwe wamaye amafaranga bwa mbere ndayanga arongera amayandi bwa kabiri aragerageza ndongera ndabyanga urumva rero ndimo ndarengana nabwirwa n'iki ko nasanze uri kuniha uri kwirizariza nese manda ikintu twibaza ni iki ngiki hari uburenganzira bwo kurengera umukozi ngire ngo nawe urahose sibyo uno mukobwa urumva ni ikibazo twinjiyemo tutari tunabizi ni gute mugirana amakimbirane umukozi wawe akagirana amakimbirane n'umugabo wawe ashaka kumufuta ku ngufu iyi case ijyanwa muri RIB igakurikirana noneho mugena na case yo kuba mwaramwambuye amafaranga amezi 2 umukobwa afite umuryango afite ababyeyi wakagombye kuba uri ku ishuri dore n'igihe cyo kujya ku ishuri none mu mwambure n'amafaranga ye mumwirukane muri izi saha urumva mudafite ikibazo gikomeye cyane ikintu nshaka ko tuva mu kibazo mumwishyura amafaranga ye amezi 2,30 narangiza wowe n'umugabo wawe biri turabikurikirana icyo kibazo ugomba kurara ukigejeje isumu n'umugabo wanjye aho ngari yagiye ku kazi yagiye ntaragaruka okay sawa bansuke muri cyo gngo umukozi ibindi turaza kureba ko bimeze umva rero umuyobozi kwirukana uno mukobwa nawe ari we byabaye nawe wagira umujinya kuza mvuye ku kazi nari ngiye ku kazi nibagiwe telefone yanjye ngarutse sanga bibereye mu byawo umukobwa asohoka ni hari kurira mubajije ahita yiruka ahita agenda n'umugabo nawe mubajije ati yaransanze mu cyumba aje ngo turyamane ntamukeneye ubwo urumva nagize umujinya mwinshi sibye ko nanjye ntikontoreye mpita mwirukana ariko birumvikana kuko wemera ko erega hari n'abakozi barenganwa bagashaka kubuzwa uburenganzira bwabo uno mukobwa nimba umugabo wawe nagutuziyenda kuko nimba yagiye kumufata cyangwa uno mukobwa yashyizemo uruhare nimba yageze mu cyumba ntituzi uburyo yakigezemo birumvikana ko uno mukobwa yashatse kufatwa urumva ko n'ubwa mbere amuha amafaranga akayamwima urumva n'ubwa kabiri umukobwa avuga ko bamuha amafaranga akanga kuyafata so ni ukuvuga yuko rero n'umukobwa ari kurengana twebwe ntabwo twita kuvuga ngo uyu ni wari mu ikosa cyangwa umugabo wawe ni wari mu kibazo muhemba amafaranga ibindi by'umugabo wawe tuzabikurikirana nyuma yamaze guhabwa amafaranga ye umara gufata amafaranga yawe nawe ututaha
urumva kandi ugire n'inama abandi bakozi n'uzajya ugira ikibazo nk'icyo ngicyo cyo guhohoterwa na nyiri urugo ugomba gutanga kuba bishinzwe RIB ikakurenganura uri kubyumva nidusanga byarabaye ugaceceka nawe hari inzego kuko zizagukurikirana muhemba amafaranga ye hari ikintu ushaka ibihumbi 30 birumvikana kuko nta kuntu yasohoka arira nta kibazo kirimo n'ubundi naye nasazi ibone nazanaga umukobwa nk'uyu mujyana hehe oya wikwicuza kuko yagufashije akazi urumva nabonye asohokamo ari kumwe n'umugabo wanjye bigaragara ko bayomaranye igihe humura turaje tumukurikirana ikibazo cy'umugabo wawe nawe turamenya ibye wasanga wenda umugabo ari uri mu makosa akira ariko umva abakobwa baragwira n'ahandi uzajya bazakwitega kuba namugenda gusa ngo nakaza banzu barure ko yuzuye okay sawa rero gusa mujye muturinda ibibazo by'impaka nk'izi mu mwuka kandi nanone dushimira uno musore yatanze amakuru ku gihe kora hano n'umugabo kuko ibi nibyo tugomba ko leta ibabwira ati mugomba kuba ijisho rya mugenzi wanyu ikibazo cyane gikemutse neza feri ya mbere numve ngo wagiye mu ntara tujya kwishura mugabo wakinze ntiraga oya madamu oya nta kibazo nawe angana mubi wacu ntabwo byoroshye abakozi biyi mubi wacu murakoze bayo sawa muramute kandi ngire byiza umugabo agiye kuzantesha umutwe rwose agiye kuzatuma sara ubuse kuko nzasiga umwana wenyine njye ku kazi ngo hejuru umugabo w'umuhehesi umeze gutya ibi ndabirambiwe nawe ndajya kumurega namutangira ikirego ntabwo najya mbivamo wapi yarambiwe